ciyo n'igitagatifu ku mamera rwose uko byagenda kose nta ciyo n'igitagatifu ku mamera. Baramusanga umukristo no gukora birimo, agakora akavunika, akabyuka kare, agakora umurimo. Haleluya! Ngewe ku kazi ngerayo saa moya, nubwo leta yaduhaye saa tatu kandi nkabayo saa moya z'ijoro kugira ngo akazi nshinzwe karangize kose. Bandi twambike imbaraga, izina ry'Imana rye gutuka kubera ngewe Uwiteka tuganira. Ijambo ryatubwiye rero, ryatubwiye ngo ngewe ntabwo nyikirata iki uretse umusaraba. Ese uwo musaraba tuvuga ni iki? Bandi twambike imbaraga, umusaraba ni ukwakira umwami Yesu, ukemera amategeko ye, ukemera imibabaro ijyanye n'uko kwizera kugira ngo uzakeneshe. Haleluya! Bandi habe icyubahiro. Nizere ko muri kumva, ab'inyuma muri kumva. Haleluya! Umusaraba wongere wikorere, wongere wihangane. Ntabwo ari ngombwa ko wiba, ntabwo ari ngombwa kurya ruswa, ntabwo ari ngombwa gusambana. No. Ikorere umusaraba wawe, nibwo uzagera mu ijuru. Niba atari ibyo ngibyo ntabwo uzagera. Pawulo uriya nababwiye, kubera ko igihe Yesu yamusangaga Ananiya yaramubwiye ati mwami Yesu, uwo muntu njya gusengera araturwanya, atugirira nabi. Amubwira ngo mureke gatoya, ngo uzaba ureba nawe ibyo nzamugira. Mani twambike imbaraga. Hari abavuga ukuntu yakubiswe, ukuntu yaraye ubusa, yaraye mu ntambara, yaraye mu mazi, yahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko aravuga ngo ubu ngubu ntabwo nyikirata ikintu. Ibaze dogiteri muzima aho ngo ntabwo akikirata ikintu uretse umusaraba wa Yesu. Haleluya! Umusaraba wa Yesu, bene data nagira ngo muwikore, mwemere guca mu irembo rifunganye, mwemere imibabaro. Imana itugire neza. Hari ibintu abantu muri iyi minsi bize kandi bashize mu bikorwa, ariko ntabwo ari umwuka w'ababwiye. N'ibindi byinshi bazabibigisha, ariko ijambo rirangira ngo mwana wanjye, ababi nibakosha. Haleluya! Mwana wanjye, ababi nibakosha, ntukemere. Imana itugire neza. Niga hariya hakurya i Gatovu, aho namenyanye na korari, nsoreza kuri iki kugira ngo mwumve icyo umwuka w'Imana atubwira. Kuri Saint Valentin, kuri 15 z'ukwa kabiri, 14, 14 z'ukwa kabiri, abasore twiganaga bari baragize ikibazo, ariko sinabimenye. Baricaye bareba abakobwa bose twiganaga ngo baburamo uwanjye, kuko bari barabigabanyije bose. Basanga uwitonze reka. Haleluya! Naho Imana icyubahiro. Navuye i Gatovu ntacumba umwotsi, navuye i Gatovu nagize gute ntacumba umwotsi. Bagira ikibazo, noneho umunsi umwe baravuga baterike, ntabwo agendana natwe, nta n'umukobwa agira. Ndashaka kubabwira umusaraba. Haleluya! Nta n'umukobwa agira. Kuri 15 z'ukwa kabiri barampamagaye bagira ngo banshimire, banshyira muri dorotwari, barambwira ati turagushimiye. Ese muranshimiye iki? Turagushimiye rwose, wari warapfuye nabi. Bati ariko kubera radiyo, ati ndabona byaragenze neza. Uwo bitaga radiyo rero yari umukobwa wanyu, yaratukanaga, yavugaga ibintu by'ibishegu,
ye baba we yigaga mu bintu bijyanye no kuvuga noneho umunsi umwe ndagushimiye mwami Yesu umunsi umwe mwami Yesu aramufata haleluya yakira umwami Yesu kubera ko ari njye wigishaga ababatizwa nagombaga kumwitaho nkamukurikirana haleluya nkamuba hafi nkamuganiriza maze nawe kubera yuko yaramaze kwakira Yesu abo bavuganaga ibishegu nayo ntakibagira ni njyewe yarebaga aravuga ati pasito niko batwitaga rero ati ntabwo uzajya ujya kurya witwaje isahani ati nzajya nyigutwaza haleluya akajya ajya koza isahani yanjye kajya kurya akayinzanira maze ibyo bintu binezeza babahungu birabanezeza bati murokore nawe yabaye nkatwe yabaye nkatwe yari yarigenje none yabaye nkatwe kuri se Valante rero barantumira barambwira bati turagushimiye wari warapfuye nabi none radiyo uwo mukobwa bamwitaga radiyo yaragusirimuye ise radiyo muvuga ni iyi kumbi babati kuba uriya mukobwa n'ubundi wari warapfuye nabi twakoze barura dusanga ntugira sheri ntabwo ugira no ariko ubu ngubu turagushimiye umunsi mukuru mwiza w'abakundanye burya muzi ko nsa nawe ntibarabashutse ntabwo gusa kumbi abakobwa bandi nabo byari byarabashimishije bajyaga banshira imigani ngo bapasito nta kiyo n'igitagatifu ku mamera rwose uko byagenda kose nta kiyo n'igitagatifu ku mamera baramusereje muri dorotwari baramujujubya agashaka kubimbwira bikamuyobera maze umunsi ndabwira ariko niko runa kumbi ibintu byose bavuga ntumbwire hereza isahane yanjye nzi kuyoza ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu haleluya ni izina ry'Imana ririmo riratukwa ntubwire bazi ko nsaba nange barabashutse ntabwo dusa barabashutse maze bagiye kubona saa sita bamurafata isahani yanjye ngiye kuyoza maze bose bari kwereka we ngoya rwose ngo reka ntacyo bitwaye ngo nawe uri umuntu ngo ni ukuri kw'Imana ngo nawe urabikeneye ntabyo nkeneye mu izina rya Yesu haleluya ubabwira ko ntabyo nkeneye maze n'abarokore twaribanaga muri korari ndabibuka b'ibipfu barazarambira ngo ni ukuri kw'Imana ngo ariko pasito ngo wewe ngo ngura mwana wamubabarije iki rwose kandi twari twabyumvikanyeho twari tubiziranyeho twagira ngo izina ry'Imana rihabwe ikiyemwe